Ese ashimwe cyane bene data. Amina. Tunejejwe n'Imana kuri uno munsi kubera ko ikitwitayeho. Amazina ni Bishop Dr Sakindi Claudi, umuyobozi w'itorero rya Restoration of Karabaye Pentecostal Church. Nkabandi n'umwarimu wa Bibiliya mu ishuri ryitwa Goliath International Bible University, kandi abandi n'umuvuga butumwa n'umwigisha kuri Menya Ijambo TV, ari nayo icano yacu urimo kureba. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Turabakiriye, turabakunda, turabishimiye. Abumva ubutumwa tubwiriza kandi mubukunze, mwajya mutubwira ko mwabukunze, kuko biratunezeza tumenya ko hari ibyabunguye. Si ibyo gusa kandi wanajya ubwira n'abandi ukabasharinga kugira ngo nabo bamenye kandi basobanukirwe neza ubwiza bw'ubutumwa bwiza. Ibyo rero ni icyifuzo cyacu dufite, kandi abanyumva n'abandi bamwese ndizera neza ko muzadufasha kubigeza ku bandi. Yesu Kristo umwami wacu abaho umugisha. Reka dusenge tuganire ku mutwe w'ijambo witwa ngo menya imbaraga z'ijambo, imbaraga zibuye. Imbaraga zibuye nizo nshaka kugira ngo tugane uyu munsi, biri mu ijambo ry'Imana, hanyuma turabisobanuraho nawe ubisobanukirwe umenye neza ukuntu ugiye kujya ukoresha iryo buye. Mwami Yesu Kristo, turagushimye kuko uri mwiza kandi ukiranuka. Iyo tugusomye amagambo yawe aratunezeza, ijambo ryawe ridusubizamo imbaraga, kandi amagambo yawe niyo yatwubatse aduhesha ibyiringiro, kandi niyo yatuzuye ubwo twari abapfu. Hanyuma arangije ati ijambo ryawe riduha n'ibyiringiro bitwemeza neza ko tuzabwa ubugingo buhoraho, kandi ibyo byemeranye neza n'imitima yacu n'ubugingo bwacu. Kandi turagushimye ko ukiri kumwe natwe no muri kino gihe cya none kiruhije, ndetse no mu gihe kizaza tukazabana nawe iteka ryose, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko nababwiye, nabasobanuriye yuko tugiye kwiga ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cya 17 umurongo wa 38, nuko turakomeza tugeze kuri 40, tuze gusimuka dusome no 49. Reka nsabe umusomyi ansomere mu izina rya Yesu. Kadusome mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 38 kugeza ku wa 40. Ijambo ry'Imana riravuze riti, maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura. 40 haravuze ngo ahera ko asingira inkoni arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite. Kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Amen. Amen. 49. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Muri ino nkuru ni inkuru kandi iri live, ni ibintu byabayeho, ntago ari umugani. Ibi bintu dusoma muri Bibiliya. Muri Bibiliya dufitemo uburyo bwinshi bw'amagambo, dufitemo imigani, dufitemo itekerezo, dufitemo amateka, dufitemo n'ibikorwa byabayeho ku buryo ayo mateka ibyabavuga ari ukuri. Uyu mugabo witwa Dawudi yabayeho, tumusoma mu gitabo cya Samweli nyine nk'uko mubibona, ndetse no mu bitabo by'ingoma n'abami. Uyu muhungu yavutse ari umwana wa nyuma mu rugo rwa Yesayi. Yari umwana mutoya cyane, aragira intama, arangije adafite n'icyubahiro ndetse atazwi, ku buryo umunsi umwe umukozi w'Imana witwa Samweli yahamagaje Yesayi ngo ahamagare abana be, yibagirwa Dawudi. Ntabwo yamwibagiwe gusa, yari azi ko ari nta gaciro afite gakomeye cyane mu byo bashakaga no mu byo bari bakeneye, watari kubibonekamo.
ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo abo Samweli yari akeneye ku bwa Yesayi, Samweli amaze gusobanura impamvu ashaka abana be, Dawudi yumvise, Amina, Yesayi yumvise ko Dawudi watari muri abo ngabo, bituma watamuhamagaza kuko abo yakekaga bakenewe bari muri bariya bandi. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero uyu Dawudi turimo kuvuga ari nawe urimo kuvuga muri iki gice cyane, yaje guhura n'ikibazo cyo kutemerwa, ariko yihagararaho arashikama ndetse yumva nta bwoba afite. Yesu ashimwe cyane. Igihe kigeze cy'Imana kigeze, ntabwo ndi bujya muri detaye cyane, wenda mu bindi bihe nzabisubiramo kuko aya magambo tuzongera tuyavugeho, ariko tutagiye muri detaye nyinshi. Dawudi yageze aho ngaho Imana iramumenya, iramutoranya kuko nawe mu ishyamba yabaye bize n'Imana, aba bize n'Imana, aramya Imana, asenga Imana, ahagararana n'Imana, yizera Imana. Kandi koko umuntu utagira se, isi utakimwemera, bakuru be batamwemera, ubwo urumva na nyina we ntiyamwemeraga, ntabwo tubizi, bene wabo ntibamwemera, nta kundi yari kubigenza, yahise ahungira ku Mana, aba ari yasigarana yonyine mu buzima bwe, ibyo yahuraga nabyo, ibyo yacagamo, ku buryo Dawudi, tekereza nawe, unyumva tekereza nawe, aho Dawudi yishe intare ntabibwire, akabura uwabibwira, akica ingwe ntabona uwabibwira, murumva ko yari ari hasi cyane, asuzuguwe. Ariko igihe kimwe Dawudi wizeye Imana, wagendanye n'Imana, aza kugemurira abakuru be, abagemuriye ku rugamba, asanga ibintu bimeze nabi, iminsi 40 umugihaze cyitwa Goloriati kibamereye nabi. Ariko reka nkubwire, Dawudi ahageze, kubera yuko mu ishyamba yaragiraga intama, yari bize cyane asoma ibyanditswe. Noneho kubera gusoma ibyanditswe, yarazi neza ukuntu intambara z'umwuka bazirwana. Noneho kibazo, Sawuli wakuriye kwa Materi mu rugo rukiza cyane, yabaye bize ntiyamenya uko intambara z'umwuka bazirwana, amenya tekinike za mubiri, amenya tekinike z'abantu, ariko ntiyamenya tekinike y'umwuka wera na tekinike y'Imana. Noneho bituma urugamba arurwana iminsi 40 uko arurwana. Ariko haje umuntu uri bize mu ijambo ry'Imana, uzi neza ijambo ry'Imana, uzi neza uko ijambo ry'Imana bahangana n'ibyanditswe. Yumva baratuka Imana, yumva Goloriati aratuka Imana, mva Filisitiya baratuka Imana, ararakara, aravuga ati ibi bintu ntabwo nabyemera. Arabaza neza, muri uko kubaza no gushaka kumenya amakuru, mukuru wararakara, avuga ati wakantu hano wazanywe n'iki? Twadutamba twaso. Aramubwira ati mwene data, ni iki kikurakaje? Ni iki kitumuvuga nabi? Ese hari icyankoze? Bibiliya tubwira ku murongo wa 28 ngo Dawudi arahindukira, ngo akomeza kuvuga nk'ayo magambo, amutera umugongo, atera umugongo mukuru we, akomeza kuvuga nk'ibyo. Uko amutera umugongo niko yagiye yegera Sawuli. Noneho muri kwa kwegera Sawuli bituma hari izindi mbaraga, abantu bamumenya ari benshi, babwira Sawuli batari ko hari umwana udasanzwe no kuvuga ibidasanzwe. Baramubwira ati muzana. Aragenda amugera kuri Sawuli, ageze kuri Sawuli arongera nawe aramubaza. Ariko Sawuli akimubareba amaza ngo nuwo kwandi. Mu Bisiraheli rero bakundaga no kumenya imiryango n'ibindi. Arangiye bamubwira ngo urumva isa wa Sawuli wa Dawudi ntiyarazwi na Dawudi ntiyarazwi. So abona hari agasaza kitwa Yesayi gatuye i Betelehemu iyo ngiyo, mbese ibintu nyine bitafatika. Nuko ati ngaho mwana ambwira ukuri bubigenze. Umwana atangiye amubwira ati uriya mugabo namwica. Ndamubwira ati ya uriya mugabo yigiye mu Burusiya, yigira mu Burayi, mbese ibyo siko bimeze. Ariko ndashaka gutanga ingero, nukuvuga ngo yavuze ibigwi. Sawuli atangiye kuvuga ibigwi bya Goliath. Amuga turiya yize intambara n'umuntu umenyereye intambara w'umuhanga w'igihangange, nk'uko uyu munsi tujya tubivuga, uriya yize igiseka, yamanukiye mu mitaka, uriya yamanukiye mu ndege, uriya n'umuparakomando. Mbese babize abantu ibintu ukuntu tubivuga, tukavuga ibintu byinshi ko umuntu yabaye ari igihangange. Ibyo babivuga Sawuli ari urimo kubivuga kuri Goliath. Dawudi amubwira ati no, ibyo ngibyo nibyo arabizi, arize, ni umuhanga, ni igihangange, ni muremure. Sawuli yari umugabo muremure muri Isiraheli, ariko Goloriati yari umugabo muremure ku isi, yapimaga metero 2 na santimetero 72. Ibyo birumvikana uburebure bwa Sawuli. Yapimaga metero 2 na santimetero 72 z'uburebure. Ibyo bigaragaza yuko kuri ino si none akagira ubunini, yari umuntu udasanzwe ku isi, usa n'utarabaho. Birashoboka yuko nyuma ye nta wundi wabayeho. Yari umugabo uteye ubwoba cyane.
noneho rero ba Sawuli bari barahungabanye. Dawudi amubwira none reka nkubwira kandi Dawudi nawe niwe muntu wari mugufi ya kwisi muri icyo gihe mu myaka ye mu butoya bwe. Umugabo yabuze imyambaro imukwira, bamwambitse imyambaro, Sawuli yagerageje kumwambika imyenda aburi imukwira. Umuntu wabuze imyambaro imukwira, akabura inkweto zimukwira, akabura ikote rimukwira, ngira ngo nawe urimo kubyumva. Nukuvuga ngo yari mutoya cyane mu gihe yarahanganye n'umunini cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyi nkuru ya Dawudi iginezeza cyane. Iyi nkuru ya Dawudi iginezeza cyane. Nanjye nkumva ashatse kuba Dawudi kuko nanjye ndi Dawudi muri kano kanya mu izina rya Yesu. Ngomba kwiyaturaho no kubyemera ko ndi Dawudi mu izina rya Yesu. Dawudi yarapfuye ariko umwuka wa Dawudi ugomba kuba muri njyewe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ba Goloriati bagomba nabo kupfa mu izina rya Yesu. Kandi nanjye mpanganye n'ibintu bindusha uburebure, bikandusha ubunini, bikandusha ubugari, bikandusha ubwenge, bikandusha amashuri, ariko nzabitsinda mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Noneho reka nkomeze ariko kari kaje. Dawudi birakomeza asobanura Sawuli. Sawuli rero we ntibajya bamutera umugongo, ahubwo Sawuli burya ashoborwa n'ubuhamya. Sawuli ashoborwa n'ubuhamya. Abantu batajya bafashwa n'ubuhamya, batumva ubuhamya niyo bavuga ntibabwemere ne bakuru bacu. Yasashibe ba Eliyabu babwiye ubuhamya barakwica ijose baricaho, ariko Sawuli umugeze imbere umubwira ko wishe intara, ukamubwira ko wishingwe, ukamubwira ko wishe imbogo, ukamubwira ibyo wahuye nabyo, agahinduka agatetema kiyambura. Yasashibe cyane. Dawudi rero abibwira kandi reka mbabwire nabwo bwa mbere Eliyabu yari yumvishe amenye neza yuko Dawudi yishe intare. Ntabwo yari yakabyumviseho. Amugatira muzehe ntugire ikibazo, tekinike za Goloriati ntacyo zivuze. Tekinike za Goloriati, ubwenge bwa Goloriati, ubuparakomando, kumanukira mu ndege, ubushobozi, indimi nyinshi, amafaranga menshi, ubunini, uburebure, ntacyo bivuze. Ati reka nkubwire njyewe ukundeshya ukunguku ntageza na metero, ariko mu ishyamba iyo ndagiye intama za Data intare ikaza ikayifata ndayikacira, nkayiyora, nkayishwanyaguza, nkayica. N'intare n'imbogo yije ndabikora. Maje kwica imbogo, maje kwica ingwe, maje kwica idubu, maje kwica intare. None rero Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo yamfashije ikampa imbaraga zo kwica izo nyamaswa z'inkazi ntawe uzi. Ntabwo bureke kumpa imbaraga zicuriye mupagani watutse izina ry'Uwiteka Imana utarakebwe. Uyu munsi nangira mu ngabiza humura. Haleluya. Ubutwari bwa Dawudi bwamwemeza ko ibyo Dawudi avuga ari ukuri. Aravuga ati nta kundi igenda, ariko banza ukore gutya. Amwambika imyambaro, amwambika inkweto, arangije amuga ati muze ntago mbimenyereye. Ntago mbimenyereye. Reka nkubwire hari abantu uzabana nawe bashaka kukora nkuko babishaka, bashaka kukwambika imyenda yabo. Hari abantu bashaka kugenda mu muhamagaro wabo, bashaka kusenga nkabo. Niba basenga bicaye bagashaka kusenga wicaye, niba basenga bunamye bagasenga ko. Ntuzakore nkuko Sawuli akora, kora nkuko umwuka w'Imana uri muri wowe akuyobora gukora. Ibyo nibyo bizima ni nabyo Imana ishigikiye. Abantu ngo aya mwambitse imyenda, mwambika inkweto, mwambika ibintu byose, ndavuga ati simbimenyereye. Hari ibyo amenyereye, hari ibyo umenyereye abanza ibyo ugenderamo. Ibyo utamenyereye ntuzabikore kuko ntabwo Imana izagukoresha ugendera mu mafuta y'abandi no mu buyobe bw'abandi no mu ntege nke z'abandi. Erega iby'abandi ni intege nke kuri wowe, nubwo byaba ari imbaraga kuri bo. Wowe hari ukuntu Imana yakuremye irakudesigninga bitandukanye ku buryo wambaye ibya Sawuli ntago Goloriati yapfa. Hari abantu bambaye ibya Goloriati, hari abantu bajya kurwana na Goloriati bambaye ibya Sawuli. Dawudi yari umuhanga, yari umunyamwuka, aravuga ati no, I don't have experience with those. Yesu ashimwe cyane. Arabyanga, arabyiyambura. Ntubazakubwire ngo senga urya, senga. Bibiliya twigisha gusenga, ariko kumva umwuka wera kuyobora ari kubigenza. Reka kwambara iby'abandi. Bwana sive sana. Ntago nshaka kwambara iby'abandi, ntago nshaka iyambure iby'abandi bashaka kukwambika. Arangije umuhungu ngo yari afite imvumba, yigira imbere aragenda ngo akora mu mvumba, ngo yari afite umuhumetso ashyira mu ibuye. Ariko bitaragenda Goloriati akireba ka Dawudi avuga ati ko sabisaheri none iyi tekinike batangiye niki. Ayumva biramucanze,
yumva biramushobeye bagiye kwanabona akantu umucenye warengeye katagaragara karinganiye n'urucaca urayumva mbese kaheze mu byatsi kagenda gasimbuka katavamo aravuga ati akangaka itekinike bisaheri batangiye niki aragenda agenza amaze gukora ubushakashatsi arahamagara ati niko Sawuli nawe koko ubuse mwanyisimbwa kuri runo rwego ku buryo mu nyonzane ako gacuke ako kana kacyonka niko muzanye ngo ndwane nako bigenze gute ku buryo noneho mwasaze mwabaye ibigoryi Dawudi aba yamwumvise avuga ati muze warwanye n'abantu urwana n'abantu ariko uyu munsi hari ibisiga bimaze iminsi 40 bitarya bitabo none uyu munsi Imana intumye kubigaburira kandi nta wundi biri burya birarya wowe haleluya arangira bati uyu munsi giye kukubagira ibisiga ndago nguteje wowe uzanye icumu uzanye imihoro uzanye imbundu uzanye misiri uzanye ibintu byose bikomeye ariko ngewe ntacyo nzanye izina ry'Uwiteka haleluya reka mbabwire gatoya umusomyi ngiye kumusaba kugira ngo asomere Abalewi 24:16 24:16 Abalewi kugira ngo wumve ibanga Dawudi yari afite umenye n'imbaraga ziri mwibuye umenye n'ibanga riri mwibuye haleluya iyo umuntu azi imbanga riri mwibuye imbaraga ba Goloriati barapfa 16 24:16 Abalewi ibice 24 murongo wa 16 Ijambo ry'Imana riravuze ngo uzatuka izina ry'Uwiteka ntakabure kwicwa iteraniro ryose ntirikabure kumwicisha amabuye naho yaba umunyamahanga cyangwa kavukire Imana iguhe natuka izina ry'Uwiteka azicwe amen soma 27 muri icyo gice 24 yasashiye cyane reka wenda tuhihorere kubera igihe cyacu reka nkubwire igihe kimwe Dawudi yarazi icyo Abalewi bavuze n'ibyago abantu kurwana na Goliath mutazi byanditswe Goloriati ntiyapfa hanze ya Bibiliya ibihanganye nka Goloriati abanyantambara nka Goloriati ntibajya bapfa ngo bashobore uri inyuma ya Bibiliya Dawudi rero ibanga yari